itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzizera wese ntihavuyemo umuntu wese n'uzizera wese atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Twongeye kubasuhuza bakunzi ba Yesu ari ku Ngoma TV. Amahoro y'Imana abane namwe mwe mudahwema gukurikira ibiganiro kuri Yesu ari ku Ngoma TV. Turabasuhuje wowe uje ari ubwa mbere ukore subscribe, wowe uje rwose ari ubwa mbere turakwinginze ukoresha ya comment ukore subscribe, nawe watubereye umuterankunga ugakora share na comment na subscribe, Imana igumugisha. Shuhuje abari hagati mu gihugu cy'u Rwanda, shuhuje abari mu bihugu by'ubuturanyi, Imana data wa twese gumize ibashyigikire. Abarundi ndabashuje, abakongomani, abari muri Tanzania, abari muri Omari, abari muri Australia, muri mwese aba diaspora turabakunda. Dusuhuje aba diaspora, ngwino twicare tuganire kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Abantu bagumije kunyandikirana bibonye muri comment bambwira ati umaze iminsi duha ibiganiro byiza, ibyigisho byiza. Rero nkuko mubibona maze iminsi rwose ntumira abagabo bari mu mwuka w'Imana, kandi n'imbere ya kamera murahabona umugabo rwose usa neza. Reka tumusuhuze. Turagusuhuje. Ndabaramukije mwese abadukurikiye, Imana ibaha umugisha. Nawe Imana iguha umugisha. Hari umuntu waba ukubonye bwa mbere kuri Yesu ari ku Ngoma TV akaba akeneye kukumenya, cyangwa se akaba yarakubonye n'ahandi, ariko hakaba hari umuntu uje uyu munsi aribwo bwa mbere. Wowe twicaranye uri muntu ki? Twagira ngo utwibwire. Murakoze cyane. Nitwa Niyonsenga Jean Bosco, ndi umukristo, nkunda Imana n'abantu bayo. Murakoze. Uri umukristo, kunda Imana n'abantu bayo, ariko ubwo ushyize abantu mu rushiro. Hari abakobwa baba bari hano baregeye bavuga ati rwose uriya mugabo mu kanya uriya musore ashobora kuza gutambutsa nimero yakubonye akanakwikundira, cyangwa se umubyeyi, ariko ubwo ngo uko abantu mu rujijo fusa amazina, ariko ntago bamenye ngo uri umugabo, uri umusore, ufite abana, mbese ntago uba ukuye abantu mu rujijo. Murakoze cyane. Abana bato bavuze se nta kibazo, ahubwo byaterwa n'icyo nkundi. Ariko ubundi ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana 4. Imana iduhana umugisha. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Turakwishimiye kwicara kuri televiziyo ya Yesu ari ku Ngoma TV, rwose kuba twaraguhaye ubutumire ukanabwitabira nabyo ni iby'agaciro, kuko hari benshi tujya dutumira akakubwira ngo azaza ariko ntazi. Yego. Rero ikibazo cy'amatsiko nakubaza, muri iyi minsi tumaze iminsi tubona abantu baza kuri YouTube, bakaza ari abakozi b'Imana bavuga Imana, bamwe bakaniyita n'amazina bakiyita ba profete cyangwa se n'abapasteri, ariko ejo tukabona bari gukora ibitandukanye n'ibyo baje bavuga ibyo bari. Sinzi hagati aho ngaho nimba wowe uri umuvugabutumwa, nimba uri pasteri, nimba uri profete, nawe ntago nzi ubu ngo uri iki. Murakoze. Yewe ndi umuvugabutumwa, ariko mbere na mbere ndi umukristo w'umuvugabutumwa. Icyo cyonyine mbona kimagije kuvuga ubutumwa bwiza, tubwira abantu kubohoka, gukira, abafite ibikomere bakomoka, kuko Imana yacu irabishoboye. Murakoze. Irabishoboye rwose, Imana yacu irabishoboye. Uri umuvugabutumwa. Ni iki wagira inama ku bavugabutumwa bari kuza kuri social media bakitwara nabi, bakaza bafite amazina y'amatitire? Se aya matitire uyabona ute, cyangwa se wowe ubitekerezaho ute iyo ubonye ibintu nk'ibi ngibi biri gucaracara, ukabona nk'umuprofete cyangwa se nk'umuhanuzi araje ariko ejo akoze ibintu bidakwiye kuri social media? Wabagiriye ihe nama, cyangwa se wowe ubibona ute? Murakoze cyane. Turi mu bihe bigoye. Niyo uganiriye n'umuntu arakubwira ati niyo generation nyine iriho, nicyo gihe dusohoyemo. Niyo umubwiye bya kera uburyo twajyaga twitwara, arakubwira ngo biratandukanye kubera iminsi turimo. Ariko yewe hari inama ntanga. Buriya ntabwo ubukristo tubumenyera ku mpano umuntu wese afite,
ahubwo ubukristo tubumenyera ku mbuto z'umwuka wera. Ibyo ni ibintu Yesu yasize ashyizeho, ni ijambo rikomeye yasize yandikishije. Umuhanuzi bw'abatubanjirije kera barabihanuye ko umukristo nyamukristo tuzamumenyera ku mbuto. Ibyo rero birahagije. Ntabwo kuba umuntu ari profete, kuba umuntu ari bishop, kuba umuntu ari revera, kuba umuntu ari umukuru w'itorero, kuba umuntu ari evangeliste, kuba umuntu ari umuririmbyi, kuba umuntu ari icyo ari cyo titire runaka aho abarizwa mu muryango, mu itorero, mu idini, ibyo ntabwo ari byo bihesha umuntu kuba umukristo nyawe nyakuri. Ababyitirira rero nyuma bagakora ibizira bindi bitandukanye, baba baciye ukubiri mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto. Ibyo birahagije, ni nicyo gisubizo. Urabyumvise abadukurikiranye, tuzajya tubamenyera ku mbuto zanyu, mwabahanuzi mwe, mwabakozi b'Imana mwe, tuzajya tubamenyera ku mbuto zanyu. Niyo ntama atanze. Ikindi kibazo, wavuze ngo uri umugabo w'umugore umwe n'abana 4. Ako kantu nako kamaze iminsi gasirisimba kuri social media. Uri umugabo w'umugore umwe n'abana 4. Ko turi kubona abagore bari gushaka abagabo barenze umwe, 2, ugasanga umugore ngashatse abagabo 5 kandi ari pasiteri. Icyo kintu cyo nk'umukristo utubwiye kuri umukristo cyo kibona ute? Murakoze. Nk'uko nabivuze, umukristo wese amenyerwa ku mbuto. Icyo ni ikintu cy'ingenzi kandi kiri rusange, ku buryo mu byiciro byose ari uko byensitaye. Ni ukuvuga ngo umukristo wese amenyerwa ku mbuto. Abantu benshi bashaka kuvuga byinshi ariko bitari mu byo bakora, ariko byose nta handi biva, ni umwanzi waje abiba urubuto rwitwa kutanyurwa. Abantu benshi ntibanyurwa, kandi abantu benshi hari igihe mu gitondo aba ari uwo ari we, nyuma ya saa sita agahinduka ukundi kubera ko hari utuntu yagiye abona. Shatse kuvuga ngo abantu bo muri iyi minsi bariyoberanye. Barahindagurika cyane. Mu gitondo y'izuba ritarava ushobora gusanga afite ururimi ruvuga ibintu bimwe bihuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko nyuma ya saa sita izuba ryava agahindura ururimi akavuga ibindi bintu bihabanye n'ibyavuze avamide. Ni icyitonderwa gikomeye. Nk'uko nabisubiyemo kare, ndongera mbisubiremo yuko tuzamenyerwa ku mbuto twera. Ntabwo tuzamenyerwa ko tuzi kuvuga, ko tubwiriza ubutumwa bwiza, ko turi abapasiteri, ko turi ba evangeliste, ko tuvuga bakatwumva. No, tuzamenyerwa ku mbuto twera. Murakoze. Imana iguhe umugisha. Reka tudatinze tukwakire utugezeho icyo Imana yagushyize ku mutima mu ijambo ry'Imana. Ni karibu. Murakoze cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mbere yuko tubumbura ibirango dusome ijambo ry'Imana, munyemerere abanteze amatwi tubanze dusenge, tubwire Yesu ayobore iri jambo ry'Imana tugiye kuganira aya masaha. Turagushimiye Mana yacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye aya masaha ko twemereye kongera guhagarara ahantu nk'aha tubwiriza ubutumwa bwiza, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Abazemera muzababatize mu izina ry'Umwana wawe n'iry'Imana Data n'iry'Umwuka wera. Turagushimiye rero ko uduhawe n'umwanya, udufashe kandi utugire neza muri iri jambo. N'abazaryumva rizabahindure, rizabagirire umumaro ukomeye, rizabahindurira ubuzima. Mu izina rya Yesu Kristo wange mu gusura koze. Amen. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi y'Ijana na 6 umurongo wa 23. Turongera tuze gusoma mu byahishuriye Yohana ibice 5 umurongo wa 1. Dusome duhere muri Zaburi. Zaburi 106 umurongo wa 23. Bituma ivuga ko izabarimbura kandi ibarabarimbuye. Iyaba Mose intore yayo atahagaze imbere yayo mu cyuho cy'inkike gukuraho umujinya wayo kugira ngo itabarimbura. Amen.
mu byahishuriye Yohana naho tuhasome kugira ngo turigendanire hamwe. Ibice 5 umurongo wa mbere. Mbonana iyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abariza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo haba no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene n'ibimenyetso 7 bigifatanije. Amen. Murakoze cyane. Ijambo rikomeye nshaka ko tuganira n'abaduteza amatwi bose tubahumurisha ibyanditswe byera ni rivuga ngo Imana igaruye imbabazi zayo kuri wowe unteza amatwi. Amen. Amen. Imana ishimwe. Imana igaruye imbabazi zayo kuri wowe uri muri Amerika, kuri wowe uri i Burayi, kuri wowe uri hano muri Afurika, kuri wowe uri mu gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda. Imana igaruye imbabazi zayo kuri wowe. Imana ishimwe. Umuhamagaro w'Imana ni mugari kandi n'urukundo rwayo ni rurerure. Yohana umwanditsi mwiza, intumwa ya Yesu yakundaga, yanditse ubutumwa bwiza mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16 iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hepfo akavuga ngo kuko Imana itatanze umwana wayo gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo bari mu isi bakizwe nawe. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Imana yabikoreye kugira ngo bari mu isi bakizwe nawe. Ubundi uhereye kera Adamu acumura, hagati y'umwana w'umuntu n'Imana hagiyemo umworera ukomeye umuntu atapfa gukuramo, ikintu icyo ari cyo cyose kitapfa gukuramo, igihanga icyo cyose kitapfa kuvanamo, uretse urukundo rw'Imana yatekereje gukunda umuntu yaremye. Icyambere, umworero ukimara kuzamo, Imana yagiye mu migambi yo kuzongera guhuza umwana w'umuntu n'Imana. Icyo ryo cyatumye Imana yikura umwana wayo w'ikinege ikamutanga ku bwanjye, ikamutanga ku bwawe mama, ikamutanga ku bwawe papa, ikamutanga ku bwawe uwo ari we wese unyumva, ikamutanga ku bwacu kugira ngo uzizere iryo zina ry'umwana wayo azakizwe. Imana ishimwe. Ibyo rero iyo nicaye mbitekerezaho nkabiha agaciro kandi nkabirokonesa, kuko ntabihaye agaciro ntabwo naba nubashye Imana yantekereje kuzongera kumuza nayo. Imana ishimwe. Uwo mugambi rero Imana yaje kugeraho, niyo mpamvu ijambo mbabwiye rivuga ngo byatumye Imana ishimwe. Ijambo navuze ni ijambo rivuga ngo Imana igaruye imbabazi kuri wowe. Imana yatugaruyeho imbabazi iyongera kuduhuza, yongera gushyiramo connection, yongera gufata umwana wayo akaba umuhuza, yongera. Ubu iyo dusenze turavuga ngo Mana Data, tukabivugira mu izina ry'umwana wayo ikumva. Aho uri biherereza Imana icyubahiro, nanjye nakizamuye mu izina rya Yesu. Kubera ko Yesu niwe wabaye umuyoboro, niwe wabaye umuhuza, twongera guhura n'Imana. Ubundi ku bwacu ntabwo twaraba kugirirwa impuhwe, ntabwo twaraba gucirwaho iteka, ariko Imana ibitekerezaho, ibishyira muri plan, ibishyira mu bikorwa, ibisohoresha umwana wayo w'ikinege, twongera guhuzwa n'Imana. Ibyo mbishimira Imana. Ijambo twasomye ryavuze ngo iki? Iyi zaburi ni zaburi nkunda, ni zaburi yavugiwe mu gihe kigoye kandi gikomeye. Bibiliya itugaragariza uburyo Imana igeze yadesida ifata icyemezo, iravuga ngo ngiye kubarimbura bose mbavaneho. Ndagira ngo mbumvishe uburyo Imana yacu ari nyembabazi, uburyo Imana yacu itabara,
uburyo Imana yacu iruhura. Ndagira ngo mbibumvishe neza mubimenye. Noneho ibwira Mose kubera icyago cyari kimaze kuba. Ubundi hari abahamya b'ibya Yesu, hari intumwa, hari abatasi Mose yohereje muri i Kanani, kuko bari bendaga kugera kuri Yorodani, ubwoko bw'Imana buva muri Egiputa benda kugera kuri Yorodani, benda gushyika ku gihugu cy'isezerano. Imana yabwiye Mose irambwira ngo ufata abantu mu miryango yose 12 ukuremo umwe agende gutata kiriya gihugu. Urababwira ngo bazazamuke kuri Yorodani, bazamuke mu misozi y'ubutayu bwo hakurya, bagende batate igihugu, kandi bazazane ibimenyetso bihamya ko icyo gihugu kiriho. Haleluya, Imana ishimwe. Bazahamya ibyo bimenyetso, bazazana bizahamya ko icyo gihugu kiriho kandi gifitwe, kandi n'umwero wacu bazawuzane, kuko Imana yababwiye kuzaca iseri ry'inzabibu bakabizana kugira ngo bizahamye icyo gihugu batase. Mose ngo arabohereza, ariko ajyanamwo na Yosuwa, ajyanamwo na Kalebu. Baragiye baratata igihugu cyose baracyogomba. Imana ibaha kukimenya, ngo bagarukana inkuru ariko zitari zimwe. Ndashaka kubabwira impamvu Imana yavuze ngo bituma ishaka kubarimbura bose. Haleluya. Kandi ndashaka kubabwira n'impamvu Imana yavuze ko Mose ataza kuba mu cyuho, Imana ibararimbuye. Ndashaka kubibumbisha neza. Ngo bagarutse 10 bahabwa umwanya wo gusobanura iby'ubwo butasi. Bavuga Imana, bavuga igihugu nk'uko bakibonye, ariko bashyiramo utuntu dukomeye twatumye Imana izinukwa, inadesida, ifata icyemezo cy'uko ikwiye kubahana, ikabahanira mu butayu, ikabahanira ibyo bavuze byose. Ngo babwira Mose igihugu bagenzemo n'ubwiza bwacyo, ngo ariko ngo baza kuvugamo ijambo rikomera ngo harimo Abanaki barebare, ngo twababonaga ari banini, ngo nabo bakatubona turi inzige. Iryo jambo ryababaje Imana mu buryo bukomeye. Ngo nabo ubwabo baravuze ngo nabo ubwabo ngo bababonaga nk'inzige. Ni ukuvuga ngo abo Banaki, Abisirayeli barahamije ngo batubonaga tumeze nk'inzige. Bituma iteraniro ryose ritaka ryikubita hasi riraboroga, bituma Imana ibabara. Ariko reka mbabwire, nta bapfira gushira. Haleluya. Hari abazamukana umuhamagaro w'Imana bakawukora neza. Haleluya. Hari abantu bafite ibihumuriza, biguhumuriza kw'Imana igaruye imbabazi ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Abo bagabo bavamo Kalebu, bavamo Yosuwa, ngo batera agatoki baravuga ati duha umwanya natwe. Ngo batangira kuvuga amajyepfo y'igihugu, bavuga amajyaruguru, bavuga igihugu hagati, bavuga n'Abanaki. Ariko barenzaho ijambo rikomesha kukubwira nawe rigukomeze aka kanya. Niwumvira ijambo ukomere, uhite wishyiramo ko Imana igaruye imbabazi ku buzima bwawe. Bashyiramo ijambo rivuga ngo nubwo ibyo bihari, hakaba hari inkike, hakaba hari imisozi, hakaba hari Abanaki, ariko niba Uwiteka twishimira, haleluya, niba Uwiteka twishimira, tuzabarya nk'abarya imitsima. Iryo ni ijambo ryagaruye icyizere mu bwoko bw'Imana, ngo bituma bashaka gutora mu bihe ngo batere ubwiza bw'Imana, bitamanuka burabatwikira. Haleluya. Imana yiteguye gutanga imbaraga zayo iyo wowe hari ikindi kintu gikomeye cyo kuyiha umwanya igahagarara mu buzima bwawe. Yiteguye gutera 99 gusanga batoye amabuye yo gushaka kubatera no kubazimbangatanya, ngo ubwiza bw'Imana bitamanuka burabatwikira. Imana ishimwe, kubera yuko Imana yashaka kugarura imbabazi zayo ku bwoko bwayo. Hanyuma Imana ngo ibwira Mose kubera icyo cyabaye, ngirabura ngo itarure nkwereke ukuntu mbazimangatanye, mbazimye, mbarimbure, wowe nzaguhindura ubwoko bukomeye kubaruta. Dore umushumba mwiza rero. Haleluya. Utarya intama, utari igisambo, utari ingegera. Mose umushumba mwiza ngo ahita abwira Imana, ngo arayibwira ngo iyi nkuru
iyi nkuru izumvikana ite muri Egiputa twavuye? Bazavuga kuri Imana igambirira ntisohoze, bazavuga kuri Imana idafite ibyo gukiriza ubwoko bwo mu butayu, bazavuga kuri Imana abuze ibyo gukiriza ubwoko bwo mu butayu. Ngo Imana iravuga ati icyo kintu nicyo. Haleluya! Imana burya mbabwire mu kinyarwanda cyiza, mu rurimi rwiza, Imana ntiyivuguruza, ariko Imana irigarura. Haleluya! Imana ijya yigarura iyo hari icyago abantu bagaca bugufi. Imana irigarura, Imana irigarura, Imana irigarura. Bibiliya yatubwiye ngo bituma ivuga ko izabarimbura, ngo kandi barabarimbuye rwose. Iyaba Mose intore y'Imana atahagaze mu cyuho cy'inkike gukuzaho umujinya w'Imana, ngo ibarabarimbuye, ariko Imana irabyibuza, Imana irabyanga, iravuga ngo Mose icyo uvuze nicyo, kuko Mose yarabwiye Imana ngo nuramuka urimbuye ubwoko bwawe jyewe uhita unsiba mu gitabo cy'ubugingo. Imana iravuga ngo sinzitiranye umukiranutsi n'umunyabyaha, uncumuyeho gusa niwe wenyine nkurikirana, niwe wenyine ushobora guhabwa igihano kigendanye n'icyaha yakoze, ariko sinzitiranye umunyabyaha n'umukiranutsi. Imana itigarura imbabazi zayo zirabatwikira, ntiyakora ikintu cyo gufanyafanya ubwoko bw'Imana, ngo ahubwo imbabazi zirabatwikira bakomeza urugendo. Imana ishimwe. Haleluya! Twasomye ijambo rikomeye mu byahishuriwe Yohana, nacyo cyari igihe kigoye. Yohana i Patimosi, aho hantu hari ahantu hameze nko mu butayu, hari ahantu mu ishyamba ry'inzitane mu nyamaswa z'inkazi. Bamujugunyeyo atari yindi neza, ariko bamujugunyeyo, haleluya, baba bamutaye ku mbabazi z'Imana. Imana iti musangayo, imwereka amatora 7 yo muri Aziya, imwereka ibintu bikomeye Imana igiye gukora, imwereka imbaraga zayisutse ku bantu, imwereka n'indi mishoni yo kuzacungura umwana w'umuntu. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yari imibaririza, ngo ifite igitabo mu kuboko kw'iburyo, ngo irimo ibaririza ngo ninde ukwiriye kubumbura igitabo no kumenya ibimenyetso birindwi Imana biri muri icyo gitabo. Bibiliya yatubwiye ngo Yohana yabonye message abona ntayo yakiriye, ngo ahita ahinduka nk'umuntu babajwe n'icyo kintu, ngo ararira afatwa n'umuborogo, afashwa n'umuborogo, ngo yumva irindi jwi riturutse hahandi mu ijuru rimubwira ngo Yohana wirira. Haleluya! Wirira, wirira, nanjye reka mbigusubiriremo, wirira. Hari intare w'umuryango wa Yuda, hari igishyitsi cya Dawidi, hari ukwiye kwegamirwa, hari ukwiye kubwirwa ibibazo ufite, hari ukwiriye kugutura umusozi ukugoye, hari ukwiriye kwakira ikibazo kikugoye cyakuruhije, hari ukwiye kucyikorera. Ngo Bibiliya yatubwiye ngo iravuga ngo yumva irindi bw'imbwiye ngo wirira, kuko intare y'umuryango wa Yuda n'ishyitsi cya Dawidi anesheje, ngo ahawe ubutware bwo kubumbura cya gitabo no kumenya ibimenyetso birindwi bigifatanije. Yohana aratuza, aravuga ati ubwo ngubwo umucunguzi uwitwa Yesu, intare y'umuryango wa Yuda, yarabonetse, yaraje muri misiyo. Nababwiye ngitangira ngo Yohana yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, uwemeye guhabwa, uwemeye kwakira uriya mubabaro, uwemeye kwishyiraho umusaraba, uwemeye kwishyiraho ziriya soni, kuko Yesaya yaravuze ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, n'ukuri intimba zacu yarazikoreye. Imana ishimwe, intimba zacu n'imibabaro yarabyikoreye. Imana ishimwe, niwe wabyishyizeho, niwe wemeye ibyo. Reka mbabwire, nta wundi muntu wigeze ahamagara ngo avuge ngo abarushye n'abaremerewe mwese nimuze. Buriya umuntu ashobora kuba afite ubushobozi bwo gukiza umuntu umwe, akamuropora mu bantu cyangwa se akamuturanya mu bandi, akamuha ako gakiza, akamuha ubutware, akamuha ubushobozi. Ibyo bintu bishoboka, ariko nta mutegetsi ukomeye urahagarara ngo abwire isinzi y'abantu ngo ayibwire ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze mbaruhure. Iryo jambo ryavuzwe na Yesu, intare y'umuryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, ngo aranesheje. Yesaya abihanura neza, aravuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu yarayikoreye, ibihano biduhesha amahoro byari kuri we. Imana ishimwe, twebwe urubanza rwaradutsindaga,
ariko arazaza mu mwanya wacu, abari ubambwa, abari we ujya ku musaraba. Jyewe ndabamburwa. Ni iki Yesu yanciye? Ni iki Yesu yaguciye? Urukundo Imana yadukunze rwonyine nicyo kintu kiri hagati. Duhereze Imana icyubahiro, yemeye gutanga umwana wayo akaza akemera iyo misiyo, akongera kuduhuza n'Imana. Nicyo gituma imbabazi zatwikira ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli ntiyabarimbura. Nicyo gituma Yohana yaboneye igisubizo i Patimo, isi ibona umucunguzi. Haleluya. Dushimiye Imana rero yabikoze neza. Yego. Reka rero nanjye nkubwire ngo Imana ikoherereje imbabazi ku buzima bwawe, yongeye kukoherereza imbabazi nk'uko isi yabonye ubuhungiro Imana itanze Yesu. Imana yongeye kohereza imbabazi ku buzima bwawe, uce bugufi wakira izo mbabazi. Nyuma yazo Yesu arakubohora, ubuzima bwongere bukomeze nk'uko bwahoze mbere. Imana ibahe umugisha. Amen. Imana iguhe umugisha ku bw'ijambo ryiza utwigishije. Aka kanya hari umuntu uri bukurikire iki cyigisho akumva arafashijwe, akaba yakifuza ko mwafatikanya gusenga. Umuntu wagushaka cyangwa wagukenera kuba mwafatikanya gusenga nk'umukozi w'Imana yakubona gute? Murakoze cyane. Umuntu wese washaka ko dusengana nta kibazo yambona, kuko mfite ahantu henshi yambonera. Ariko reka ntange nimero de telefone yanjye na email nayo nayitanga, ariko reka mvuge nimero de telefone yanjye. Ni 07 8 30 82 7. Ni 07 8 30 82 7. Imana iguhe umugisha rero. Mwege mukurikiranye iki kiganiro aribwo bwa mbere muje, mukore subscribe, mukore share na comment, mushayiringe kandi dushyigikirane kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Abari mu bihugu bigiye bitandukanye ndabizi neza muradukurikira kandi muradukunda. Muze kubinyereka muri comment, ni mumukunda muzanyandikire muri comment tuzamugarure. Imana iduhana umugisha.